isesengura ryacu rigomba kugira gute kujya mu mizi kugira ngo tubashe no gufata iki umwanzuro uciye mu buryo. Abantu rero ntibatubone ukundi. Nabivuze ngo umuntu wumva utaragera birya bita ngo macuwa, utaraba macuwa yo kwakira isesengura ryacu, itambukire. Hari andi mashene ariho muziki, kumva ariho ibya nsigaye mbona i Kigali bijyanye rwose, isi yaragutse, icyo wumva ushaka ushoboye wakwakira uri bubona aho ujya. Ariko hano ku ndangagaciro ni ahantu dusesengura, tukinjira tukajya nyine. Hari ukuntu bavuga ngo kujya mu nganzo, inganzo ngo ni ahantu bacukura ibumba, ukinjiramo ukagenda ukagera nyine aho ibumba riri nyine, ukaza noneho ukavanaho ibumba rizi muri bubyazemo iki, muri bujyana ukabumbamo inkono, ukayiha forume ushaka, ukayibyazamo. Ngiyi ndangagaciro. Ntihagire utubona ngo ahite ngo ahuruduka ajya agenda akata agace k'ibyo twavuze mu kiganiro cyacu ngo dore ibyo bavuga. Oya, niba wumva ubwo bwenge bwawe budashyikira ibyo twe tugize gute dusesengura, ikomereza ushake kano ijyanye n'ibyo ushaka n'ikigereranyo cy'ubwonko bwawe. Ngo ku ndangagaciro ku ndangagaciro ni ahantu bacukumbura bagasesengura kugira ngo bazabashe kubona ibisubizo bisesenguye bizamara igihe bizarara. Mu mitekerereze ikintu cya mbere ni ukuvuga ngo Abatutsi, uri kumva, mu mitekerereze niho tugize gute turi ngo ni abantu bashishoza cyane. Ubwo ni biriya bavuga bati gukadiri yawe umbare. Ni ukuvuga ngo bareba kure. Uri kumva, bashobora kwicara wenda bakaba babara nka gahunda yo mu myaka 100 hirya iri imbere. Wenda ntanze nk'urugero, bishoboka ko muri kiriya gihe inyenzi muri 5 n'9, ubwo ni ingero z'ibyo tugenda tubona n'ibyo twumva. Twanibutsa n'abatwumva ko ntago duhisha, turavuga byose, turasesengura. Uwumva bimuhabangamiye rwose ntaturenganye. Ntaturenganye. Twebwe icyo dukora ni ugutanga ubutumwa n'isesengura. Noneho ni ukuvuga ngo nka uriya mwami wa Rudahigwa aho ngo 5 n'9, uribuka ko bakoze ibitero byiswe Inyenzi. Nanabyumvaga. Rero ngo ashobora kuba barakozeho batsindwa ngo arababwira ati rero ibintu nimwitonde mu byihorere, uru rugamba ntitwarutsinda twashira, ahubwo mureke bizakorwa n'abana bacu. Yego. Nimuze twiturize turekere, tuzasigara tubitoza abana bacu, nibo bazagira gute bazabikora, nibo bazabikora. Aha, ibyo rero nshatse kubivuga bivuge ngo ni umuntu ushobora no kubara akavuga ati twe reka tube turetse ibi bintu ntago byaduhira wenda mu myaka 100, ahubwo reka turere iki aba bana. Bagira kwihangana muri make, kureba kure, ariko kwihangana. Reka tuvuge no kureba kure, ibyo nabyo turabigeraho. Yego. Abahutu rero bo bavuga ko bareba hafi. Bavuga ko bareba hafi. Umuhutu ntago poroje ngo yo mu myaka wenda nka 50-100 iyo ntimureba. Cyangwa ngo atekerereze ngo abana ngo umwana wanjye niwe uzagira gutya. Wenda ngo abe yareba avuga ati wenda aka gahanda ni gatoya ko ku isantere, wenda dufate nk'urugero. Urabona hari nk'isantere ureba, ariko ukavuga uti mu bushobozi mfite reka nubaka wenda mu myaka 20-30 nge zaba nshaje, ni nge ngenyine uri kwitere, hazaba hanyuze umuhanda ujya hari ahantu, hazaba kaburimbo. Abana banjye icyo gihe, abazavuka icyo gihe abana banjye bo bazaba bari hehe ku muhanda. Akada ibyo ntibirimo. Ibyo ntibirimo. Umutwe we rero wikuri kumubwira ibyo ngibyo. Ibyo no kuvuga ngo zature ku muhanda, ibyo ntago bimureba, ntabizi. Ibyo ntabyo. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Icyo ni icya mbere. Noneho rero ku bijyanye n'inzika, ngo Abatutsi bagira inzika. Ni ukuvuga ngo umuhemukiye, uri kumva, umuhemukiye ashobora no kukwihorera, akaba yanagushyingira n'umukobwa we kugira ngo azabone uko akwivuna.
ukagira ngo ibintu byagize gute byararangiye. Ntanze nk'urugero, dufate nk'urugero wenda dufate, urabona nko mu Rwanda baravuga bati abantu jenoside yarabaye, bakavuga bati nimwemere ibyaha tugire gute tubarekure mwitahire. Ushobora gusanga abantu ukumva nyine no mu ntuza nyine nuko wenda sinzi niba waragiye muri gacaca, aho umuntu yemera akavuga ati hariya ninjye wabishe na hariya n'ibiki byose, kubera itegeko rivuga ngo icyambere ni ukwemera ukazarigira gute ukazarekurwa. Urakumva? Wakanavuga ati ahubwo ati kubera itegeko rivuga ngo iyo wireze igice bya bindi bihinduka zero. Noneho hari n'umutego bategagamo akavuga ati nibyo nibagiwe kubera ari kera ni mu bingibutsa nzagira gute nzabibabwira. Noneho hazagira nk'umuvuga agahita avuga ati nari nababwiye ko icyo narakibagiwe, n'undi wese bamushinje akamwemera. Bivuge ngo hari abavuga ngo basesengura bakavuga ngo uyu mutego ushobora kuba ari ukureba abariho ubu ubutegetsi bakavuga bati twebwe nidukomeza gufunga aba bantu ukuri ntikuzamenyekana, kandi bazarinda bagira gute bapfa ntawe umenya ukuri. Bishoboka ko twazana iyo ntuza abisha abantu bakabemera bakatubwira n'amakuru n'aho baguye, wenda nyuma twe twaravuye mu nzira kuko nitwe tuzaba tubikoze tumenya ukuri, abazadukomokaho bakazamenya ukuri n'aba bandi babikoze bakabyishyura. Wenda nka nyuma y'imyaka 100 n'ibiki byose, kuko uri ubona ko abantu bakoze jenoside n'abayikoze mu gihe cy'abayahudi aho ari baramucakira rwose cyangwa akishyura. Noneho rero niho rero nkubwira nyine, niho ureba nyine abantu bagasesengura, abari kureba iyo misesengurire baravuga bati ni gute umuntu yica abantu 10 abatemye nta n'ikintu abahoye, asa akajya mu mbaga furu y'abantu hari na za record n'ibiki byose ati runaka ninjye wamwishe namutemye gutya namugize gutya n'ibiki byose, akanavuga ati n'undi munyibutsa ndamwemera, n'uwo bavuze wenda atari we undi agira ngo amwikureho ati ubanza ari runaka, akavuga ati rwose ni njyewe, ati nari nababwiye ko ati cyo nari nakibagiwe ariko ati muri dosiye nari nabishyizemo. Ibyo byose niho rero ibyo byose babisesengura. Abatwa rero ku iyo dosiye ntuwirirwe ni abana beza. Abahutu ntabwo mwabavuzeho? Abahutu kandi ubwo tubijyana nyine kuvuga ngo nta nzika ntabyo kwirirwa bajyana hirya nyine. Urikumva bakavuga bati abatutsi ni indyarya. Urikumva nawe urabyumva nyine. N'amateka yabo ibi byose rero kuba tubivuga gutya si uko batabizi, barabizi no muri za ngoma z'abantu. Ngira ngo turaza kugenda noneho tuze kuvuga ku mateka, aho noneho ubwo ruhererekane turajya muri politike y'abahutu na politike y'abatutsi, uko bagiye barwanira bwa butegetsi kugeza n'isaha hari ibyo bibazo tugize gute turimo n'aya manyanga aho agenda akora. Noneho ngo ni indyarya, abahutu bo ni abantu bagize gute baraho rwose, nibyo twaze tuvuga tuti nta nzika, ntacyo kwirirwa guhishangwa guhenda ubwenge n'ibiki byose. Abatwa twabivuze ngo abatutsi bitondera ibintu, ngira ngo twabivuze, ni ukuvuga ngo ibintu byabo babigendamo gakeya, nibishaka bizarambe bigire gute, mu gihe ngo abahutu barahubuka. Urumva twabivuze, hari n'ibyo bavuze. Urumva nk'abahutu nk'ubu ngubu bari kurwana no kubona ngo inyito ya jenoside barishwe umubare mwinshi ushobora kuba unarenze. Ngira ngo na Kagame yarabyiyemeje ati abahutu barishwe ariko ntibazize ko ngo ari abahutu. Bivuge ngo bishwe mu bwenge ku buryo n'amahanga atabibonye, ntabwo yabimenye. Ariko abahutu bishe abatutsi ahubwo bakajya no kubifotorezaho n'imirambo ku manywa, bakagenda baririmba ngo tubatsembatsembe. Ntabwo izo ndirimbo urazizi. Urumva ngiye tubatsembatsembe n'ubu uzabyumva ku maradiyo no ku macana, cyangwa abantu bahaguruka ngo muhaguruke twirwaneho. Urakumva ngo niba mutagize, urumva byaragaragaye. no kuvuga ngo rero haba guhubuka. Abatwa bo yewa bo birarenze. Hari umutwa hari abantu bamuzi
hari ikigo cy'ishuri twizeho muri segonderi, hari umutwa wenda abantu ndi buvuge baraza kumumenya nawe muri jenoside yarishe burugumesitiri wari uriho nyuma y'icyenda kane, yari mugufi uwo mutwa areshya nk'aka gafuniko k'ikaramu. Yego. No mu burugumesitiri nawe yaje guhunga ari hanze, noneho rero amusanga aho nyine, uri kumva nyine umutwa babona nyine nta kintu bimutwaye, no kuvuga ngo niwe bafataga akakubura hanze, abandi birirwaga muri gereza, we akajya no mu isoko n'abene bakanamusura, akaba yibereye no mu isoko afunze, akaba ari we batuma nk'uko nguko burugumesitiri niba ashaka kujya kumutuma mu bindi birahano runaka, ahandi hantu se nko ku murenge kuri segiteri, mbega nyine akaba afunze ariko ukamubona yigendera, kuko no gucika baravuga bati bize yaba yicikira, reka no mu isoko akajyamo, nk'abasirikare bakaza kumureba muri gereza bakamutuma mu isoko wenyine, bakamana akagaruka akajya kubahahira akaza. Noneho bigezeho burugumesitiri aravuga ati uyu mutwa azira iki, aramuhamagara mu biro, ati se bite byawe barishe? Ati narishe rwose. Nase abantu wishe babahoye iki? Ati none se ko batubwiye ngo dutaravaye tugataravaye. yarataravaye nyine. Ati burugumesitiri ati nawe bambwiye ngo ati bana hoya, ati nawe bambwiye ngo ngutaravaye, ubu ntabwo utaravaye. ahita ngira ubwoba bw'igihe. Baramureye baravuga bati nimurekure umuntu yitwa yayaga rero aza yakoraga aho ngaho mu gikoni ku kigo nigaga. Rero umuntu wibereye aho yareba nk'abakobwa beza, ati ati cyakima kiriya gikobwa nka gitaravaya. Rero mubwirane noneho bo rero birarenze nyine, noneho hakaza indi ntuzo, ni bya bindi twavuze ngo bagira inzika, ariko inzika no kwibagirwa biratandukanye. Ni ukuvuga ngo ntibibagirwa abatutsi mu gihe abahutu bibagirwa vuba, ni ukuvuga ngo mutu yakugiriye nabi, ni bya bindi twahoze tuvuga nyine, iri sufi yuko rwose ibintu nyuma y'iminsi ngahaba yabyibagiwe, unamuhamagaye niba ari ubwiyunge, niba ari ukugira gute, ibyo arabikora, ibyo nta kibazo rwose. N'ibyo yavuze wenda naho yaba yaragututse, kugira ngo nk'abaye vode ujye ubareba, ari umututsi wavuze kuriya, ntabwo wamuhamagara ngo agatsiko k'amabandi, ntabwo wamuhamagara ngo agiye rwose, ariko buriya barabyibagiwe, babona ari na comfortable mwaho rwose muri sosiyete, nta kibazo. Noneho rero ni ukuvuga ngo bundi hari uburyo abantu uvuga uti ndabaho gute. Abatutsi biringira ubwonko cyangwa se gutekereza, ni ukuvuga ngo ubuzima bwabo, imibereho yabo babushakira mu mirimo yo kugira gute, gutekereza. Ni ukuvuga ngo bariyizera mu gutekereza, haba ubwo niyo mpamvu nyine bayoboka ibijyanye n'ubuyobozi, ibijyanye n'amadini, ibintu byose bishingiye ku ki, mu gutekereza, mu gutanga amategeko, mu kubaho kubera ko wagize gute, watekereje. Mu gihe rero muri ibyo bintu abahutu ntibiyizera, niyo mpamvu uzasanga ahantu henshi bakunda kugenda bagira gute, bashaka uburyo muri iyo mishinga ijyanye n'ibitekerezo barayoboka, hari abatutsi. Yego bagenda muri iyo mishinga rwose. Ntushobora wenda dufite nk'urugero, ntushobora kuba wabona nk'umuhutu watangije nk'idini, biragoye ko yanabona n'abamuyoboka. Nta bushakashatsi ndabikoraho, nanjye ndi kugenda asobanukirwa ubu ngubu, ariko byo birashoboka. Turi kugira ibyo twabuze, abandi nyine bazagenda bagira, haba n'ahandi nyine mu bintu by'ibitekerezo, mu mashyaka, mu biki, ntabwo biyizera. Niyo mpamvu bakunda kuyoboka mu mishinga ijyanye n'ibitekerezo. Uri kumva? Aho hari muki mu mitekerereze, hari n'ibindi wenda ubwo abandi bazadufasha kugira gute. Bivuge ngo rero muri ibyo byose uhita ubona, muri ibyo byose by'imitekerereze uhita ubona haba mu madini impamvu uzasangamo abantu abana. Noneho kandi ibyo bindi twahoze tuvuga ngo bareba kure n'ibiki byose, systeme zabo, ugiye muri bwa butegetsi, haba muri za cyami, haba no muri za ngoma n'ibiki byose, uhita ubona impamvu
uhita ubona impamvu ubutegetsi bwaba wenda buramba no kurwanya bigoye mu gihe ubu twavuga ngo ubw'abahutu n'izo za repubulika bwamaze kangahe n'aka kavuyo kabo n'ibiki byose nibyo mubwira ngo ni imyaka 30 urabona igiye gushira nyuma ya jenoside ni ukuvuga ngo abantu bahunze muri 59 bagarutse muri mu gutera muri 90 uri kumva n'imyaka 30 abo muri 94 baracyari hanze nta nubwo bari banatekereza no gutaha ikandi 30 igiye gushira ahubwo bakiri mu kajagari bivuge ngo rero ni abantu batandukanye nkuko twahoze tubivuga yewe nkuko nakubwiye ngo no mu kuba bizera no mu buyobozi n'ibiki byose ni ukuvuga ngo no mu buyobozi burya ushobora no gushyira ubuyobozi hariya washyiramo umuntu kubera n'ubundi kamere ye n'ubundi atizera ugasanga no kuyobora bibaye nabi ugasanga ntiyiyaminiye no mw'ibyo bintu arimo birasaba ko hari umuntu ugira gute umukoresha yego ibyo rero byose bifitanye isano n'ubu buzima turimo n'ibi bibazo turimo n'aka kaduruvayo kuko twubaka ibintu ntibifate ugasanga hari abantu bari mu yego agashinga ikintu twakira shwenyutse kubera kutizera cyangwa ugasanga hari muvoma yo kuva aha bamwe bajya gushaka uburyo bajya ahandi cyangwa ngo abo bakora no coalition hariya bashakisha bandi bafite ku resistance mu yego ni naho rero ibyo byose biva ugasanga hari amashyaka ngo twishyire hamwe ngira ngo hari n'amadisikuru wumvishe ngo ubwo ngo abahutu n'abatutsi bishyize hamwe ngo ikibazo cyarakemutse ugasanga hari inkubiri y'amashyaka y'abahutu ashaka kujya gushaka y'abatutsi kwiyasosiya ku y'abatutsi noneho n'ay'abatutsi nayo hakaba hari ukuntu yiyumva ko aba bantu ntacyo bishoboye ariko hari icyo abagize gute n'abagize gute abashakamo ni complementary ngibyo rero ibibazo rero ni bya bindi bavuga ngo abantu ngo nibashyire hamwe harimo ibibazo byinshi ugasanga hari imitwe ya gisirikari uri kumva iriho ariko kubera ko hari icyo yizeho wenda mu mubare w'abantu benshi ariko muri bwa buyobozi n'ibiki byose igashaka abatutsi uzasanga wenda ngo babaye abavugizi urumva mu by'ukuri ukibaza ngo uko ni ugushyira hamwe cyangwa ni ntabwo gushyira hamwe n'ubundi yego n'izindi politike zirimo muri ya ibyo byose rero biri mu bintu bituma rero twavugaga ngo muri kurwana ngo abantu ngo nibakora ikintu kimwe kandi bari muri rwa rukundo rwabo ariko hari ibyo badafite akeneye hariya ngaho rero ibibazo biri ngaho rero abantu birirwa batondagura ngo mushyire hamwe ngo mugire gute n'ibiki byose bishoboke ko ari naho Kagame yarebye yasesenguye akavuga ati sha nimushyira hamwe muzaze rwose muzaze nkibaye ariko nta nushaka kubivuga ngo yero uravuga ati njyewe mfite iki nanjye mfite iki uragifite reka twumvikane ko mfite iki nkubuzeho iki kandi nawe icyo mfite ntugifite nicare hasi noneho mugirane imishyikirano inanditse hariya inanditse ikibazo ni ikihe nkubwiye nti ko mfite ibibaraga byo kwikorera iki kibunda ukaba ufite ubwenge bwo kugikoresha iki kibunda twafatanyije nkajya nkikorera ukagikoresha yekora ibyo bitwaye iki tukemera kamere yacu rwose naho rero ibibazo bigize gute biri twe rero none nakubwiye ngo abantu nibemere ukuri kwabo bemere nuko bari noneho bemere n'urwo rukundo rwabo bafite noneho tubane mahoro buri mwe yinjoyinga cyangwa se yishimiye uko ari nuko akunda urebe ko u Rwanda tutanubamo mu buzima bugize gute buryoshye aha intuza rero yikurikiyeho ikindi cyiciro twavuze ko turajya mu miterere iriya yari imitekerereze ubu tugiye kujya mu ntushobora kumenya umuntu hano mutaganiriye cyangwa se ngo urebe ibyo yakoze n'ibiki byose ni imitekerereze ni nayo mpamvu nyine uzasanga aba bantu b'abatutsi bakunda kuyobora ariko baranabishoboye amategeko kandi baranabishoboye simbizi muri no criteria twabonye imitekerereze twasanze bikomba niyo mpamvu bahora barwanira iki ubutegetsi no mu matsinda y'ubuyobozi ubiki ibintu byo gukoresha iki ibitekerezo noneho tugerero mu miterere sasa rero twavuze ko ibi hari kera turaza kuza
urukumva umututsi wa kera muri 1900 aho simbizi noneho rero mu by'ukuri mu miterere bavuga ko tugendeye mu gihagararo bavuga ko ari barebare bashinguye mbega bashinguye ibi bishobora kuba ari nabyo ibipimo byagenderwagaho noneho abahutu bari mu rugero wenda ariko bafite umubyimba nyine ukumva abatwa bo ni bagufiya noneho abatutsi bakagira imbavu ndende abahutu ziri mu rugero abatwa ni ngufiya abatutsi bakagira intoki n'amano maremare ibyo biri no mu bintu ngo muri jenoside bagira gute sinari impari barebagaho ngo hari n'imirongo yo mu biganza sinzi ukuntu ngo bayireba bivuge ngo hari ibintu abantu bareba twe tutazi noneho ngo abahutu bakagira intoki n'amano acinye yenda kubyibuha kandi magufiya nyine ubwo abatwa bo ni bigufiya noneho ngo abatutsi ku mazuru ngo bagira amazuru maremare ubwo na ntuza nyine na visage nyine ndende nyine abahutu bakagira amazuru abwasi ndibuka muri za 90 mu gihe cy'amashyaka menshi ndi umwana nyine nigaga primaire urabyumva hari ikinyamakuru narebagaho ngo umuntu w'umuhutu hari ingagi bajyaga bashyiraho yashyize igipfunsi mu mazuru yose ngo uwo niwe muhutu hari ibinyamakuru nyine bya sederi byagendaga bisohoka ibyo rero iyo babivuze uhita wibuka icyo kinyamakuru icyo gihe rero niho mubwira ngo ibyo byose rero bireberwaho ayo masura turi kuvuga niyo abantu bareberaho muri kwa gusikirininga ibyo babirebaho noneho nibutse twiga muri kaminuza hari umuntu twabanaga w'inshuti yanjye mugenzi wanjye wumve ko ari ikibazo ibintu byo kureba nyine gusikirininga kureba amazuru kureba uko ureshya kureba izo z'imbavu ni ikintu mbega ya visage imiterere hari umukobwa ushobora kuba yari umututsi njye sinzi ko batandukanye yakundanaga n'umuntu twabanaga akamusura bisanzwe nyine urabizi muri kaminuza nyine rwose bakaryamana ariko umukobwa yari azi ko umuhungu ari iki ari umututsi kubera yarebye iki isura ariko bya bindi kandi umuhungu yari umuhutu baba barangije gukora ibyo bakora kurya bayireba mu ndorerwamo yambara n'ibiki byose akaba baganira nyine amubwira ati shaho ati nanga abahutu ati njyewe ati menye ko binanshitse ati nkamenya ko nanaryamanye n'umuhutu ati nakwiyahura ibaze none kandi ariwe wabyamanye uri kumva ikosa ireri politike wa mugani wa Munyakazi Munyakazi kwa ni colonel ni general Munyakazi bajyaga bambwira ibyo nyine bakoreye ubucuyi ngo hari igihe hari umuntu wari ufungiwe Kimironko yajyaga atubwira ngo hari igihe yari bagavuye nk'ahantu atwaye nk'ibiryo ngo nguko akaza wenda nk'aho muri gukinira nk'igisoro cyangwa ikindi kintu kubera amaso yari yarapfuye akaza wenda cyangwa agatiba nko mukono nk'ahantu hacukumbutseho ikiziba akagwa akitura hasi ngo ereri politike ereri politike n'uwo mukobwa rero urumva yagwaga muri ereri politike noneho nyuma naza rero umuhungu akagira gute akabimbwira atari ku ibyateye mu isi n'ibibazo uri kumva abantu bagira gute babigwamo erere politike uri kumva nk'inshuro yahazaga n'ibiki byose yavuga ati ngiye menye ko nanaryamanye nawe nagira gute nakwiyaho kandi uwo baryamanye niwe hari n'ibiba muri kwa gusikirininga bavuga haba ari mwaya mashyaka haba ari n'ibyo nakubwiye byo muri Zoom bakakurukirita kubera isura bazi ngo urubu ubwoko noneho mwaza muri ya nama yabo bakavuga ibyamoko none se ni gute wabagirira ibanga ni gute se watuma abo bantu biyubaka kuko isaha nibakumenya nibahura n'umuntu ukuzi azabibabwira basange bavuze byinshi ubumva nibatakwica bivuge ngo ntuzabakira n'ibyo byose n'ibisirikare biriho
byose bishingira ku moko no mu kurekereta nibyo bigenderaho. Rimwe na rimwe hakaba no kwibeshya bakurikije iki amasura. Ibyo byose bigatuma haba mu mashyaka, haba muri ya mashyirahamwe, haba mu biki byose bigenda byangirika. Abantu rero bakwiye kuva muri ibi bintu, kuko ibintu mu 1900 bagenderagaho ntabwo ari uyu munsi wagenderaho. Ibintu byamaze kwivanga. Niba abatutsi ba kera barashyingiranaga bakagira gute, ibyo nibyo twahoze tuvuga. Ibibera mu mabarasa murabizi, ibibera muri ayo mashuri se murabizi. Nese ngo k'umwana uvutse hagati wabiki abiki none se uzamureba ereka nyine habaye genotiko abantu barahuye n'abahutu babiri bashobora wa mugani kuhura bakabyara umwana. Hari n'umuntu ushobora kuba yicaye azi ngo ni umuhutu ukurikije za kriteri nyamara ari umututsi. Byabiri twaze tuvuga. Ubundi se mama wawe niba yakubyaye hariya azaza abwira umugabo we ngo naryamanye nuri, niba yagiyemo akazaza ejo bundi nawe ugashyirayo umwana yamaze gusama, ntazaza yitwa uwawe. Ibyo babire ibi bintu nibyo mbwira abantu bafite isesengura ntabwo bakagombye kugira gute kuba bakigendera hirya. Noneho rero ibimenyetso harimo ngo abatutsi bagira inda ndende nyine naguyemo, abahutu bakagira amabondo nyine, ibintu nk'ibyo byose. Ngira ngo ibyo ni ibintu abantu bashingiraho bajya muri bya bindi twahoze tuvuga ibibazo turimo, bica abandi bantu, hakaba n'ababirenganiramo. Ugasanga kuri za bariyeri hagiye hagwa abantu bakureba isura gusa, naho rwose yanareba ufite n'irangamuntu akavuga ati no urabeshye turabeshye. Ibyo bintu rero bikwiye kurangira, kuko ngira ngo nta kuri kurimo muri ibi bimenyetso byo bakoresha bavuga ngo umuntu n'uyu nguyu. Gusa ya gahunda tuvuga ngo ni uburenganzira bwabo, hari abagize gute, hari ababyishyizemo utabivanamo nyine. Ni demokarasi yabo, ntibabeho ariko babeho nk'iki mu muco. Nawe mu muco niho hahandi n'abazaga. Wenda icyo twibandaho cyane ni ukugira ngo tubwire urubyiruko, abakiri batoya igenderamo, dushaka igisubizo cya nyacyo kijyanye n'ibihe turimo neza mu mahoro. Kuko simpamya ko urubyiruko bafite nk'imyaka 33 ibingibi ni bake, wenda babiri ni bake kubera nyine bwa burezi nyine twahoze tuvuga ngo butangirwa mwayo matsinda. Noneho rero twahoze tuvuga imibereho, icyo ni igika cya gatatu, icyiciro cya gatatu. Ushobora kureba umuntu ko bayeho ukavuga uti uyu ni umututsi, uyu ni umuhutu, uyu ni umutwa. Kose wenda kera bagenderaga ku nka, kwishyo n'iki. N'ubu ubwo nyine ibya kera nyine nibyo, ubwo nanjye ibyo ndi kuvuga ni ibya kera, ariko n'ubu birakoreshwa. Nubwo bavuga bati ni nkwibeshyaho nta kibazo, niyo mpamvu hano igihe kwibeshyaho, ariko akakubwira ngo uzabaze nyoko, uzabaze mama wawe ngo wasanga uriya karisi. Uri kumva? Niyo mpamvu noneho n'imiryango bashobora kukureba wavutse mu rugo runaka bagatangira bavuga ngo ntabwo uriya mwana ari uwawe. N'abaga bashobora kureba akaduta, ugasanga umusaza abuze uko abigenza, ariko akita umwana ngo jya mu bandi. Urumva arareba isura aravuga ati Yesu wanjye, ariko nta kundi nabigenda, reka mwakire jya mu bandi niba uzayumva ngo jya mu bandi cyangwa ngo mwana nk'undi. Hari n'abo bita ba Yozefu, nabo ngo nicyo cyo babivuga. ariko buriya uzi ko Yozefu nawe yari yashatse Mariya, yajya gushaka akabona umugore, agashiduka umugore atwite kandi bari bagiye, akavuga ati ndakwanze. Marayika sinzi waje aravuga ati witinya, yasanye yinoze. Ubwo rero iyo bivuze Yozefu nyine nibapfa kurera, mbega nyine nta kundi ndapfa kurera nubwo atari uwanjye nyine. Bivuge ngo rero ni ukuvuga ngo niba umuco gakondo wa kera nabyo turaza kubivuga, nabyo ni ikosa. Nk'abantu b'abanyabwenge tuvuga ngo twagiye mu mashuri, iyo ubajije utese ubwoko bundi buherahe, bakubwira ko butangwa na se w'umuntu. Kuvuga ngo ubu umututsi kubera se ari umututsi, ukaba umuhutu kubera ko se ari umuhutu. Nabyo urabireba ukavuga ngo muri siyanse y'iki gihe niba aba basaza bariko nyine bakuze babimenya, kuko ntibize siyanse, transfusion sanguine ngo genetike bayige. Abivuze ibyo bintu
nkuriya wanshubije ngo ampaye igisubizo ngo kugira ngo umenye ubwoko bwawe nuko ureba ugendera kuri papa wawe, njye sinamurenganya. Ariko se mu by'ukuri umuntu w'umusiyantifike nkatwe twize abantu bize za biology, icyo gitekerezo kuko kirakwiye ko uyu munsi kiba kiza mu madokima yacu ngo tukigendereho. Impamvu kera, umuco wa kera hirya iriya aho na ziriya Bibiliya zaturutse, ari naho n'ibintu nyine tuvuga ngo niba turi abanyepolitike dukwiye guhindura ibintu tukazana n'ukuri tugasesengura ukuri. Kera bari bazi ko uburyo umwana avuka, umwana aba afitwe n'umugabo, buriya ngo umwana aba ariho, umugabo ari ugize gute umufite. Noneho ariko adafite ibitunga umwana, ibirera umwana, ibirera umwana bifitwe na nyina. Urabona amasherekani biki byose nibyo kumutunga ngo avuke. Noneho hakaba hari principe ivuga ko icyo umugabo akora ari ugufata wa mwana we afite akamushyira muri mama we, bakoze iriya mibonano mpuzabitsina. Noneho mama we akagira gute akarera, akamuha ibyo akurira mu nda, akazamubyara, akamonsa umwana agakura. Bikaba bivuga ko ubwo icyo mama yakoze ari ukurera iki umwana, akaba afatwa nk'umuboyi, nk'umuyaya wazana nyine ngo akurere. Yego. Noneho bikaba bivuga ngo umwana ni uwande, ni uwase, nyina nta n'icyo apfana n'umwana. Niyo mpamvu n'abagore babirukanaga tugenda abana ntacyo babaga bavuze rwose. Nisangira ngo ubona ko mu mategeko bavuga ngo wowe mugore urarera umwana nagira imyaka 7 umuhende isi. N'amategeko y'ubu se wowe se urumva yagakwiye kuba no kuba ngo n'amategeko y'ubu tugenderaho ni ibintu bya kera. Umwana ukwabaho uyu munsi ibyo byose byagombye guhinduka. Uruhare nyina azana n'uruhe, ise n'uruhe. Ntago rero ndetse noneho ukurikije ko tutagiye muri siyansi ngo twinjiremo ngo tujye gupima ngo nyina yazanye iki se yazanye iki, tunagiye no hirya wakwibaza ukavuga ngo n'ibyo bimeze gute, niki kirakwemeza se w'umwana. Nibura ubwoko yaba byari bishoboka tukagendera mu ibyo bitekerezo byaba bakuru, byaba basaza bacu bakurambere. Ubwoko bwakagombye gutangwa na nyina, kuko nibura niwe tuba tuzi gihamya vanye umwana wanamutwisa amezi 9 amugaburira amaraso ye. niwe wakagombye gutangwa n'ubwo. Ariko kubera ko abagabo guhera kera no muri biri urabibona ntabwo ngo abagore babarwaga, ntibajyaga kubwiriza iby'Imana, ntibagiraga abagabo bihaye ibintu byose. Cya kabiri twahoze tuvuga cy'imiterere, reka tujye ku gice cya gatatu cy'imibereho, aho ushobora kureba umuntu mbega nyine uko abayeho, uko navuga ngo niba navuga ngo imigirire, uko ashaka imibereho, uko agira gute, ukamenya ati uyu muntu n'uyu, uyu se n'uyu. Yego. Ahambere rero reka tugendere ku bworozi cyangwa se ku mibereho ijyanye, niba navuga ngo umuco aho umuntu ashakira imibereho. Abatutsi bakunda korora inka, uri kumva. Abahutu bagakunda guhinga. Ngira ngo uzumva banavuga ngo bene se bahinzi mu ndirimbo hose n'ibiki byose. Ngira ngo no mu mateka nyine birazwi, nabyo turaza kubigeraho tubisesengureho. Noneho abatwa bo bagakunda guhiga no kubumba. Urumva imibereho no kuvuga ngo umututsi kugira ngo abahantu atoroye niyo ari mu mujyi, umututsi nyamututsi pe aremera agashakaho ahantu bacuruza imineke bagira gute, ugasanga ari mu gipangu ariko afitemo n'inka. Mu turere ibyo ntukabimubwire. Noneho rero umuhutu bikondera kugira gute, guhinga. Ariko ubwo kumva bijyana n'ubundi n'ibindi byose nk'ibindi no haruguru. Noneho abatwa bo rero bakunda guhiga no kubumba nyine. Ibi rero hari ntuza bajya bavuga y'abatutsi nyine, umututsi nyine ubundi binaturuka ku ijambo gutunga cyangwa korora. Ngira ngo tuzagera igihe nabyo tubisesengure n'aya mazina. Yego. N'aya mazina na politike yabyo. Ese nk'uko bamwe baravuga ngo ni abazungu ngo bayazanye,
ariko se ukibaza izina tutsi hutu twa ni irizungu. abatwumva bazaduha rwose, bazadufasha natwe tuzasesengura, ariko tuzareba ariko nabyo turabivugaho gatoya nyine, nabyo turaza kubivugaho gatoya. ndababwiraho politike, hari politike ebyiri buriya, ijyanye n'amoko, igendeye ku moko. hari uko abahutu bemera buriya, hari n'uko abatutsi bemera, nabyo turabigeraho. noneho rero nibyo nari ndimo mvuga nti ibijyanye no korora no gukunda no guhinga. hari umuntu wajyaga dusetsa, umwarimu wajyaga avuga ngo buriya rero ngo iyo umuntu ngo wo mu Mutara ngo abonye inka ngo arayireba ngo akayibara mu byansi. urakumva? ngo ariko umuntu waza Gisenyi ngo iyo ayirebye ngo ahita ngo avuga ati iriya yavamo ibiro bingahe ku munzani. ngo mbega ngo hari bamwe babona inka bakayibara ibicuba nyine, yakamwe ibicuba bingahe ibyansi, abandi bakayibara mu biro nyine. abantu ngo bakunda inka cyane ndetse sinzi bakunda kubivugiraho cyane ibingibi. twebwe abatwumva dukunda kwihinziriza, ntabwo ibi byanyu tubibamo. mujye mubibamo, dukunda guhinza rwose. hari uko nta n'izo nka bamwe tuba dufite, nta n'izo n'aya masambu tunafite. ujya ubona ushakisha uburyo bwose twabibona. ujya ubona mu ntuza mu rukiko, mu nkiko zo mu Rwanda habamo abagabo b'abanyamurenge cyane, nibo baracamanza benshi, nibo bari abacamanza benshi. buriya rero no muri gacaca nibo bari barimo. hari rero hari gacaca yabaye harimo umunyamurenge nyine, bari bazanyemo umuntu uje kuburana nyine. yego, ngo ari kuburana nyine ko yishyuye umuntu nyine agasahura n'inka nyine bakazirya, uzi ko nazo zabaga zibazanye. ngo noneho uwo mucamanza ngo aramureba avuga ukuntu yishyuye uwo muntu, bakajyana n'inka ari kuvuga n'abo bayisangiye. ngo uwo munyamurenge w'umucamanza ngo aramureba, ariko se ngo gama, ngo ko nshimye ko uwo muntu we wamwishe ntari impari, ngo iyi nka yo wayihoye iki? ngo iby'umuntu byo wenda tubyihorere, ko kubwe inka niyo imubabaje, inka ye wayihoye iki? aba bagabo rero ndabakunda cyane. rero niho bavuga ngo ubuzima bwe inka ye, inka ye rwose. ndibuka no muri mbere ya 1994 twari abana, hajyaga hatera inzara n'ibiki byose, ugasanga umusaza aba mu nzu y'ibyatsi afite nk'inka, iyo yabyaye wenda bakayigwatiriza bakaguramo ibishyimbo kugira ngo nyine ibihe bibi bitambuke, bikazagera aho bakena bagafata gahunda yo kugurisha imbyeyi. akavuga ati mundeke mfe, ariko inka yanjye ngo yigurishe igume hano. bakunda rero korora nyine, nibyo twari turi kuvuga tuti ushobora kureba umuntu nyine mu mibereho y'ukavuga uti ni umututsi kabisa, mu gihe umuhutu naho yaba yaragakoze ayifite, ntabwo itumba rishobora kuza ayifite ngo ayigumane. arayigurisha akagura ibishyimbo, akavuga ati nzaba ngura iyindi wana. nawe yabihaka, nzagura iyindi. urumva? noneho rero twabivuze ko abatwabo bakunda kugira gute kwihigira iyo siporo, barayikunda. najyaga nkunda no kujyana nabo, ngira ngo njya nkubwira ukuntu kakivuga kanjyaho nakakuye. bari bafite imbwa zitwa ngo za muteri, izindi zitwa ndongozi n'ibiki byose. hari ukuntu twabaga twirukanka, nanjye nari nzi kwirukanka nyine. hari ikintu babaga bamaze kugota nk'igihuru bavuga bataha harimo urukwavu nyine, ukuntu bashyongozaga imbwa wenda ziri kwirukanka iriya, hari ukuntu bakubitaga igishyongozi zose zikaza. twari duturanye zikaza, ubundi bakavuga mu gihuru bakavuga ibyabatiye,
muteri wa ndongozi utunzwe no gutuga ibigunda turayibura ukayirara wayibona ukayirarira mbwa zikaba zigize gute zose ziroshye nko muri cya gihugu ni umuco wabo kwirirwa umubwira ngo ajye guhinga n'ibiki byose wasangaga bafite imbwa nka 200 uri kumva natwe tukajyanayo izacu zari zaramaze kumenyerana bose bagahaguruka abasaza abagabo n'ibiki byose tukagenda mu ishyamba rero buri bantu bose bafite iki bafite ibintu bakunda bari no kubahikira kuko babwira uti dufite ikiraka wenda ndi bugende twemwejeze nk'ikawa baze kuzisuma bazi kuzijyanira aho mugurishiriza nyine uwo munsi bapanze kujya guhiga ndakurahiye ntago bagukundira buri bantu rero bose mu mibereho yabo bafite uburyo bagira gute bumva abana baho bitandukanye n'iki n'ubw'abandi noneho tugiye rero mu bagore babo uzajya wumva sinzi uwo njya mvuga ngo inkari zabo n'ibiki byose hari amacano amwe n'amwe ngira ngo ujya yumva abatutsikazi ko baba bameze ngo baratanga cyane ngo barirekura cyane nayo mpamvu bashobora kuba ngo hari politiki ishobora kuba ibikoreshwamo simbizi gusa noneho rero ibyo twebwe tuvuga ibivugwa kandi n'abandi baba kumva twe turi kuvuga imibereho yabo ya buri bwoko ngo nibyo birabaranga rero ni ibibaranga nyine bibaranga abahutukazi rero ngo bo bagerageza kugira gute kwifatamo gakeya noneho rero abatwaho ubwo ntaho wamukura umutwakazi ngo noneho bazi ko banavura umugongo nata se reka tuvuge ibintu dusubira ibindi nkaho waturanye nabo ni uko wenda wari ukiri umwana ntabwo umugongo wajya gufata ugahita unyabukira ntabwo umutwakazi wamubona naho wagira gute byakugora cyane icyo cyo ni ukuri noneho bana nabivuga ngewe ntekereza ko nyine babivugira aho nyine byo gushaka gusemboriza ko utapfa kumubona atapfa kugukundira noneho bakavuga bati unamubonye yakubera umuti abanyarwanda bazi ubwenge bivuge ngo rero ntaho wamukura erega nibyo ibitubamo n'ibyo turimo nyine ni uko abantu batabyerura ngo babivuge ariko ukuri kwabyo kurahari tunakubamo tukanakugiraho ingaruka ibibazo byose turimo ni ibi byose nibyo gusikirininga byo kugira gute ni ibyo ngibyo noneho rero ngo abatutsi bakaba ari abagabo b'inyanda akaba ariyo mpamvu ushobora gusanga abagore babo babaca inyuma cyangwa se abagore ibingibi bavuga ngo uzumva ariko nta n'ibyo duhisha ni kwa ba Mukankiko abatuka ngo abahutu ngo bene wabo ngo bakunda ngo abatutsi ngo ntugira gute bivugwa ko aba batutsikazi urukumva bakunda ibintu muri foroloji yabo noneho ba bagabo babo bakaba ari abanyantege nkeya ukumva nta bibaraga ntacyo bigatuma aba bagore b'abatutsikazi bashaka abahutu bafite intege bafite imbaraga noneho uri kumva aba bahutu nabo kubera ari abanyembaraga n'ibiki byose bamenyereye gucukura imyobo no kugira gute gucukura imisarane uri kumva abahutukazi bakaba batagira gute batababera noneho nabo bakishakira iki hahandi ba bandi nabo bahuje gushaka ibintu baravuga mu Kinyarwanda ngo bisabirana niho rero njya nkubwira nti urukumva barwana intambara yo kuvuga ngo abahutu ngo batutsikazi ngo n'ibiki byose ngo uzasanga abahutu ngo barashatse ngo abatutsikazi gusa baranabitondagura nyine urabona aba muri bariya bakayibanda bande bose none se buri wese twavuze ngo isi twayijemo mu kugira gute mu kwinjoyinga mu kuryoherwa n'ubuzima buri muntu wese rero nibyo nahoze mvuga ngo iyo politike twakoraga yatumaga buri wese agira gute ajyaho yumva nyine agize gute yishimiye aryohewe yumva mbese aryohewe politike yo kuvuga ngo ugomba ngo kujya ahangaha kandi hatagize gute hatakubereye biri n'amahire ibintu biri kuzuzanya yego abona umuhutu atamwuzuriza inshingano kuki nta kugira ku muhutu akanyuzuriza akandyohereza gutyo ibyo yabuze ahangaha abisanga ahandi nabwo buzima none se sinzi n'impamvu n'ibi by'amategeko niba nyine wowe ushoboye gutekereza njye nkaba nshoboye gushyira mu bikorwa imbaraga dufate n'urugero uzi gushushanya inyubako
genzi kugerekaho itafari no gukonda sima no kugira gute ugiye ushushanya nkubaka bitwaye iki si ukuzuzanya none se nzarwanire ngo gushushanya ngo nanjye ngo ngiye shushanya njye nkora amafishi kadastrari ntabishoboye kandi hari ubishoboye ngo nukugira ngo tureshye Banyarwanda ibintu byagombye kuvaho ibintu byo kudashyira hamwe kumva ngo abangaba nibo bishoboye kandi bigaragara ko ntago umuhutu yigize ntago n'umututsi yigize yemwe n'umutwe abaye icyo bita kuzuzanya urumva ko no mu miryango no mu mibereho ibintu byose biruzuzanya tugakora politike y'ubwuzuzanye